Hello guys, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Skillnet Rwanda. Ahangaha twisanze n'ubundi uko uri kubibona, uri kubona imbere yawe handitse ngo Rise Program Apply Learning Facilitator. Yes, uyu munsi rero nakoze live nkora video yereka abacikirije amashuri uko bagomba kwiga nuko bagomba kugera gute kwiyandikisha. Ariko uyu munsi aba facilitator deadline yabo yari yarangiye, ariko bongeye babandi mahirwe. Ariyo mpamvu uri kubona iyi video. Niba ushaka kuba mu facilitator muri iyi gahunda ya Rise Program, ushaka kujya wigisha aba banyeshuri bacikirije amashuri, reka tugendane step by step. Guma kuri video kugira ngo umenye ukuntu ugiye kwiyapplyingira ukoresheje telefone yawe cyangwa se ukoresheje computer yawe, ubundi tugendane. Link uraza kuyisanga muri description y'iyi video, cyangwa se ugende muri comment ya mbere urasanga ari irimo link. Reka tugendane step by step ne kubatindira video tubandende. Iya mbere nukanda kuri link ahantu urahingukira bwa mbere nahangaha, urahita uzamura scrolling ugende ka tuno tuntu utuvivure twose ko ari dutatu. Tuno twose rumara kutuvivura, utu dutatu twose rumara kutuvivura utukora kuri next. Barita baguha page ya kabiri, then wandike amazina yawe. Numara kwandika amazina yawe ushyiremo email. Numara kwandika email wandike nimero ya telefone yawe, ushyiremo irangamuntu yawe, imibare yose nta kanya ushyizemo, kuko ushyiramo akanya birapfa. Then ukomeze hepfo ushyiremo igihe wavukiye, umwaka uri kwirangamuntu ugomba kubura n'umwaka wavukiyemo, niyo bidahuye birapfa. Then uhitemo niba uri umugabo cyangwa niba uri umugore, cyangwa niba biraterwa n'icyuri cyo. Noneho uhitemo ngo do you identify as a person with disability. Niba ari byo urashyiraho yes, niba na disability ufite urashyiraho no. Then ukomeze. Accommodation need option for person with disability. Rise program partners ensure accommodation during the recruitment process. Please briefly indicate any need you may have: signing language interpreter, wheelchair accessibility. Niba ufite imbogamizi uhura nazo, hano ushobora kwandika ikibazo ufite kugira ngo barebe ubufasha ukeneye. Niba ari nabyo burakomeza no kanya kubaza ngo ese are you refugee, do you identify as a refugee. Niba uri impunzi urabyemera, niba utariyo urashyiraho no. Ukomeza hepfo ku muntu if you answer yes above, select your location. Niba washyizeho yes hano hejuru, nibwo urahita ugira gute, urahita ushyiraho ikibazo kimwanga. Ariko niba nayo urushaka wabyihorera. Then dukomeze kuri next. Nituba kuri next rero, turatugeze kuri location y'ahantu utuye. Uraza kandi hano uhitemo intara, niba uri mu mujyi wa Kigali se niba uri hehe, ngero uhitemo akarere urimo, barugahitamo uhitemo umurenge. Numara guhitamo umurenge uhitemo akagari, nurangiza uhitemo n'umudugudu, ubundi ukore next. Nituba kuri next arabakurikiyeho education. Uraza uhitemo education, ufite iyihe degree ufite, ni bachelor, ni master degree, ni diploma certificate, cyangwa se itu advanced certificate. Uraza guhitamo icyo ufite, biraterwa n'icyo ufite, wahitamo muri utungutu nta kibazo. Bita ukomeza hepfo bakubaze ngo option wize ni iyihe, cyangwa se faculty yawe yari iyihe. Nawe uraza guhita uyihitamo. Then uze guhitamo umwaka wakozemo graduation usetting. Numara kuwusetinga are you ese wize TTC muri secondaire. Niba wize muri secondaire urashyiraho yes, niba nawe wize urashyiraho no. Uraza kugira gute, uhitamo kimwe. Numara kuzuza kano ka form kose ko kaka page, ugenzure neza ko ibintu bye byuzuye neza, then ukore next. Kugira ngo rero ibintu uze kugenda neza, uze kujya wuzuza amakuru yawe witonze, ugende step by step, ugende ibintu neza utari gutinda, kuko gutinda nanone biba bibi kuko birakubangamira. Ahangaha rero tugeze ni skills and motivation. Barakubaza ngo you have consistent access to the smartphone or computer with internet connectivity. Ese uhora na telefone ufite internet cyangwa se computer ufite internet? Niba ari yes ni yego. Bakongera kubaza ngo niba ari no urashyiraho no, niba ari wenda hari urashyiraho maybe. Then uhita ngo do you have a peer experience in teaching the community.
uraza guhita ubisobanura niba hari igihe wigeze wigisha community, niba ari ibiganiro wigeze utanga mu rusange, uraza kwandika bitewe n'ibyo watanze, uraza kwandika nuko hano nyine nagize ngo kirakanga konyine, ariko wowe uraza kwandika muri makeya uvuge aho ugeze uyobora. Then hano uvuge ngo please brief describe your digital skills and your experience helping others use digital tools. Niba hari igeze wigeze gukorera cyangwa ari cyo wigeze gufasha abantu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo ukoresheje, naho uraza gushyiraho icyo gihe byari bimeze bite, usobanure muri makeya. No hepfo no bakubwira ngo ese urumva ubikunze ari umuhamagaro wawe wo kugira ngo ujye gufasha cyangwa se ube rise learning facilitator. Niba wumva ari byo ugiye kuvuga ugiye kuba motive cyangwa se ugiye kubashishikariza kuba baguhita, muraza kwandika no nibura amagambo utari burenze, unuze kurenza amagambo 300 uze kwandika muri make. No ibi ngibi ugomba kubikora witonze nta guhubuka, abanza utegura ibikoresho byawe byangombwa bye byose bitegure, then uze kubona uko wuzuza ahangaha ibintu ubyandike neza ugize gute witonze. Kandi umuntu ufite ikibazo wanyandikira kuri nimero yanjye nkaza kugufasha kwiyandikisha, nkagufasha kubikemura neza byose tukabyandika neza, then ukaza kwa applyinga neza nta kibazo. Nimero yanjye rero nta yindi ni 0789151586. uraza no kuyisanga ahangaha kuri screen yawe. Then duhita tugira gute dukomeza kuri next. Hano ugiye guhitamo CV yawe, hano ku kantu kambere tugeze kuri page ya nyuma niho ushyira ibyangombwa byawe nakubwiye ngo utegure. Ibyangombwa niba wabiteguye rero uraza kubishyira hano, upload curriculum vitae, CV yawe uyishyiremo, washyiramo ifoto cyangwa PDF nta kibazo, urakanda hano bahita bakujyana muri file yawe, uze guhitamo CV imwe ugire gute uyaploading. Nibirangira numara kuyaploadinga birangiye bivuyemo, uraza kongera ujye hano upload a copy of your highest academic certificate, degree yawe niba ari diploma yawe uhita ukagira gute nawe ukayipestingamo. Amara kuyipestingamo ukongera ukajya hano ukahita ufata indi foto nanone ya degree yawe nawe ugahita ugira gute ukayishyiramo. Amara kuyishyiramo ugakora I confirm that all the information document provided are true and accurate. Niba rero wabigize ubwo rero urahita ugira gute, urahita ureba ko ibyangombwa byawe byose washyizemo ari iby'ukuri. Numara kubibona neza ko ari ukuri, then ukande ku iyi buto ya submit. Urabibona iyi buto ya submit nibwo urahita uyikanda umaze kureba ko ibintu byawe bimeze neza. Ndabakunda cyane rero niba ifite gufashije ukabubona cyangwa se ari ibiri kugucanga biri kukuyobera, naguhaye nimero yanjye unyandikire. Link wibutsa yuko iri muri comment ya ndurasangamo niyo link cyangwa se muri description. Ndabakunda cyane rero kaduhura ubutaha mbabwira ngo Imana ibaho umugisha kuba wisanze ahangaha. Niba ari ubwa mbere mbabaruka kandi subscribe kugira ngo ujye ubona videos zindi nyinshi zigusobanurira uko ushaka gukora ibintu. Twigisha uburyo ushaka gukoresha ikoranabuhanga ryawe cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga ukikora serivisi runaka kajyaye gusaba abandi nawe ukazikorera. Rero reka duhure mu zindi videos zitaha, mwibutsa ko Ingeri Skin Net Rwanda. Ndabakunda cyane, ciao ciao.